Uraho neza ikaze kuri Meransi TV show. Hari igihe ujya wicara ugatekereza ukibaza uti ese ninde wankiza, ese ninde wangirira neza, ukabura aho wareba, ukabura epfo na ruguru, ariko ukaba wavuga uti mfite Imana izankiza, cyangwa ukavuga uti uzankiza mwami, kuko ushobora gukiza umuntu, kandi uwo mwami wawe, iyo Mana yawe ibasha kurenganura wa wundi urengana, wa wundi utagira kirengera, umwami aramurengera akamurenganura. Nanjye nkaba nakubaza nti wowe ushaka kurenganurwa uri hehe, kugira ngo nkurangire ubutabazi kandi nkubwire ko ngufitiye inkuru nziza, inkuru yihutirwa, inkuru ukwiriye kwiringira, inkuru izakugirira neza. Iyo nkuru rero nta yindi, ni uko ufite Imana, ni uko ufite umwami, kandi uwo mwami, iyo Mana yawe ije gucecekesha ibikurwanya byose, bya bindi bigutera ubwoba, bya bindi wicara ugatekereza ukaba wakwibaza, Imana ije kubicecekesha kandi byihuse. Hari umucyo rero Yesu yohereje, hari umucyo uje kuri wowe, wowe uhangayitse, wowe utekereza, wowe wibaza. Humura, ntabwo uzakorwa n'isoni, humura, Imana iri mu ruhande rwawe. Uyu munsi wa none Imana ije kukurengera, kubera ko nawe wayiringiye, nawe wayishyizeho umutima. Rero birahinduka, uko biri uyu munsi ntabwo ariko ejo bizaba bimeze, kubera ko haruje kugira ibyo acecekesha ku buzima bwawe, haruje kugira ibyo akuraho, bya bindi byose bigutera guhangayika Imana ije kubicecekesha, urasigara uyishima, kandi mu mutima wawe haratahamo amagambo meza yo gushima Imana, ameza aryoshye, kuko umucyo wa Yesu ukumurikiye kandi ukabuje aho uri. Reka nkubwire ko amakuba ni menshi, ariko ufite Imana, ufite Uwiteka, ufite umutabazi ushobora kukugeraho agacecekesha byose byaguteraga ubwoba. Kandi hari umucyo uje rwose, nk'uko nabibabwiye, wa Yesu uje kukugota. Uwo mucyo rero nukugeraho byose birahinduka, kandi uko wabibonaga nonaha ntabwo ariko wongera kubibona. Reka turebe ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 34 n'umurongo wa 20. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Iri jambo rero ni iryawe, ni ijambo Imana iguhaye uyu munsi. Uwiteka azagukiza muri byose, azakuzaho. Icyo usabwa gusa ni ukumwizera kandi ukamwiringira, kuko ashobora byose, nta na kimwe kigeze kimunanira. Yagiye agirira neza abandi, uyu munsi ntabwo ari wowe yacaho, uyu munsi ntabwo ari wowe yakwirengagiza, kuko ni Imana yawe, ni umuremyi wawe, ni umwami ugukunda. Reka nkubwire ko Imana yawe ihari, kandi ufite umwami uje kugutabara. Imana rero yawe ishobora byose kandi ishobora kugukiza, yewe urengana, yewe uhangayitse, yewe uri kurira, yewe ufite byinshi bikugose biri gutuma uhangayika wibaza byinshi. Hari umucyo uje wa Yesu, kandi uwo mucyo uje kukugota, nukugeraho byose birahinduka. Uzasigara ushima Imana, kandi uzasigara wumva muri wowe ufite amahoro. Nta n'umwe Imana yigeze igeraho ngo imusige gutyo, ngo imusige amaramasa. Na wa wundi wari ubuze kirengera, na wa wundi wari ubuze uwo yatakira, umwami yamugezeho ahinduka umunyamahoro, byose byongera gusubira mu murongo muzima. Amahoro rero aje iwawe, amahoro aragusanze, ubyizere kandi niko biri bugende. Reka ngushimire wowe twabanye, kandi nkubwira ngo ukomeze ubane nanjye umunsi ku wundi. Nzajya nkugezaho ijambo ryiza ryaguhindura, ndetse ryanakubaka mu buzima bwawe. Imana iguhe umugisha, turasubira n'ubundi mu kindi kiganiro.